Umutima ukwiye kuruta amashuri mwize, Mutesi abwira abanyamakuru. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC, Mutesi Scovia yagaragaje ko abanyamakuru bakwiye gushyira imbere umutima kurusha gushyira imbere impamyabumenyi bahawe na za kaminuza mu rwego rwo kunoza inshingano zabo. Yabigarutseho kuri uyu wa 12 Mata 2025 ubwo hibukwaga abanyamakuru bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mutesi Scovia yagaragaje ko ategwa ipfunwe no kuba hari abanyamakuru bagize uruhare mu gushishikariza abantu kwitabira gushyira mu bikorwa Jenoside. Asaba ko umutima ukwiriye kuruta amashuri abanyamakuru bize mu rwego rwo gukora umwuga wabo kinyamwuga no kuwunoza kurushaho. Ati umutimanama ukwiye kuruta impamyabumenyi mubitse, ukwiriye kuruta amashuri kuruta amashuri mwize uko bababwiye, ukaruta uko ababyeyi banyu bababwiye ko ibi bitavugwa bivugwa. Umutimanama ukwiriye kuruta gufata iya mbere mu gutuma abapfobya Jenoside bayihakana bakoresheje itangazamakuru. Iyi nzira dufite y'umurongo uranguruye uvugira ahirengeye mu byiciro byose dutuma abanyarwanda bumva neza ubukana Jenoside yakoranywe. Yagaragaje ko bimwe mu binyamakuru mpuzamahanga bikomeje kugira uruhare mu guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Asaba ko abanyamakuru bo mu Rwanda nabo bagira uruhare mu kubigwanya. Ati mureke twange twemere ko kuba umuntu yarabaye igihangage mu kinyamakuru cye bimuha ubuhangage bwo kuvuga ukuri kw'igihugu cyacu. Nemera ko umunyamakuru adakwiye kubeshya kandi adakwiye gukoreshwa n'indonke. Mutesi Scovia yatangaje ko kuri ubu hari abanyamakuru babirinduwe n'indonke, inda igasumba umurage w'igihugu cyabo, barimo n'abashobora kuba bavuka mu miryango yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ariko bakayipfobya. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA Barore Cleophas yagaragaje ko itangazamakuru mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi naryo ryakozwe mu nda. Ati itangazamakuru ryakozwe mu nda kuko ryabuze abagabo n'abagore bazizwa ko ari Abatutsi. Ntibahowe ko ibyo batangazaga byari byishe amahame y'umwuga, kandi niyo biza kuba ari byo bakoze, uwishe amahame y'umwuga ntiyicwa, arakebugwa. Yananirana agahanwa n'amategeko atarimo igihano cy'urupfu. Minisitiri muri Perezidansi Uwizeye Judith yagaragaje ko ingengabitekerezo ya Jenoside n'ipfobya ryayo ryafashe indi ntera, bigashimangira ko nta somo abagize umuryango mpuzamahanga basigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Yasabye abanyamakuru ko mu gihe ingengabitekerezo ya Jenoside ikomeje gukwira mu karere u Rwanda ruherereyemo, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rikwiye kugira uruhare mu kugaragaza ukuri. Ati
kubera icyizere itangazamakuru rigirirwa ni ngombwa ko abanyamakuru mwumva ko mufite inshingano yo guhora ku ruhembe rwo gutanga amakuru nyayo no kugaragaza ukuri ku mpamvu zitera umutekano muke muri RDC. Baharanira uburenganzira bwabo burimo ubwo kubaho. Bahora bitwa abanyarwanda, bicwa bunyamaswa biturutse ku mvugo z'urwango z'abanyapolitike barimo n'abo mu nzego nkuru zacyo. Ibikorwa bitandukanye birimo kwangiza imitungo yabo ndetse n'ibindi bikorwa bibi byinshi bakorerwa. Yagaragaje ko bibabaje kubona bamwe mu banyamakuru b'abanyarwanda batinyuka guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi kandi bazi uburemere bw'ingaruka zabyo. Yabasabye kandi kugira uruhare mu bikorwa byo kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Minisitiri Uwizeye yavuze ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza gushyigikira iterambere ry'itangazamakuru. Visi Perezida wa Ibuka Christine Muhongayire yasabye abanyamakuru kugira uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukwirakwira no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Nyagiso yasabye imbabazi nyuma yo gukora live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga zose akoresha, umunyagwenya Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyagiso yasabye imbabazi abamukurikira n'abanyarwanda muri rusange nyuma yo gutegura live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igihugu kirimo. Ni ikiganiro uyu munyarwenya yarayoboye agihuriyeho n'urubyiruko rumukurikira batera urwenya, yewe n'ugerageje kubakebura bakamwima amatwi. Nyuma yo kuva muri iyi live yari yateguye kuri TikTok, Nyagiso yasubiye ku mbuga nkoranyambaga ze atambutsa ubutumwa bwo gusaba imbabazi yisegura kubamukurikiye iki kiganiro ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Mu butumwa bwe Nyagiso yagize ati, aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari munkurikiye muri live nakoze kuri TikTok kuri tariki 11 z'Mata 2025 saa 3 z'ijoro kuri TikTok, aho nge n'abagenzi banjye twari kumwe tuvuga ibintu bitajyanye n'ibi bihe turimo byo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munyarwenya yakomeje asaba imbabazi ati, nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo byakomerekeje. Ndashishikariza urubyiruko n'ibyamamare gukoresha imbuga nkoranyambaga neza kugira ngo duhashye abapfobya jenoside. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dogiteri Murangira Thierry yabwiye igihe ko bagiye gusesengura ibyakozwe hakarebwa icyakorwa. Ati ikibanza ni ugusesengura ibyo yakoze, hanyuma umwanzuro uzafatwa nyuma. Ubwo yarabajijwe niba ubutumwa amaze iminsi atanze bwo gusaba abahanzi gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo bagwanya abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, abayihakana ndetse n'abayipfobya, umuvugizi wa RIB yagize ati, kwigisha ni uguhozaho, ntabwo wakwizera ko ubutumwa watanze bwumviswe na bose, hari n'abinangira, gusa tuzakomeza twigishe ariko tubijyanishe no guhana.